Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana, mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Ndacyari Lambert, nyita Lambert se cyangwa se unyite Terebye, ndi ruti rutiganga impunzi amacumu y'impangare yakaje bene mparabatyaza n'ubuki. Mbahaye ikaze kandi nanone abari mu ntara y'amajyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba, burengera bwaryo, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, mwebwe mwese reka mbabwire ngo mbahaye ikaze ku Cyambu TV. Niba rero aribwo bwa mbere ugeze mu rugo iwacu, reka mubwire ngo ibuka gukora subscribe akabavana ko nta kintu bitwaye, buriya nta n'ikintu biba bitwaye, nta kintu biba bitwaye kuba ushobora gukorera umunyarwanda agasubscribe, ejo cyangwa ejo bundi akaba yakubona niyo birayi, nta kintu biba bitwaye, buriya ushobora kubikora. Nihanganishije kandi abagize ibyago, bihangane, mu isi niko bigenda, uyu munsi uba wishimye ejo ukaba ubabaye, ariko ntabwo ari twe tugena ibihe, utuma ibihe bibaho n'Uwiteka Imana, ejo ashobora kuguha kwishima. Ndasuhuza kandi abantu baherereye za Nyamagabe, za Nyaruguru, ni henshi ntabwo nabona uko marondora. Njye rero tugiye kubana ndetse dusanzwe tunabana, muranzi muramenyereye, ariko dufite umutumirwa muramuzi, amaze igihe kinini agenda dusura hano ku Cyambu TV. Uyu munsi rero mwagiye mungaragariza ko mumukunda, ndavuga ngo reka nongere mugarure, ariko by'umwihariko mu kiganiro twagiranye ubushize hari abantu batamumenye by'umwihariko, ndavuga ngo uyu munsi tugiye kuganira bimwe mu buzima bwe, ndetse tugende tunarushaho kumenya ni muntu ki, abagiye batwereka ko bamukunda, ibyo byose baraza kubimenya muri iki kiganiro. Reka kandi mbibutse ko nimba wifuza gutunganya umusatsi, salo ni imwe mu Rwanda, salo ni imwe yonyine, izindi zikaba zikurikiye, ni Aneti Salon. Aneti Salon iherereye i Kanombe cyangwa se ahazwi nko ku Mucyo Kabeza. Aho ngaho iyo uhageze kuri sitasiyo ya MTN bafunze itagikora, ni salo iri munsi yaho gatoya, yanditseho Aneti Salon. Niyo salo yonyine ikora imisatsi neza. Si n'ibyo gusa, barakora imisatsi, barasokoza, barogosha, bakora makeup, bakora n'inzara. Navuga ngo ni salo nziza ije kandi iziye igihe, navuga ngo kutayigana ni ukuyoba, abamaze kuyigana bagenda bayivuga imyato. Bafite rero abakwaferi b'abaporofesiyoneri mu bijyanye no gutunganya imisatsi, na cyane ko babifitiye ibyangombwa cyangwa se bifitiye impamyabumenyi bakuye mu bihugu bigiye bitandukanye. Ubwo rero navuga ngo reka tugane Aneti Salon, turaza kurushaho kugenda bigenda neza. Uramutse wifuza rero kubukinga kugira ngo bagufashe, reka nguhe nimero, ni 0781633123, 0781633123. Kari agaciyemo rero, reka tuba tugomba no kwamamariza abafatanyabikorwa bacu kugira ngo byose birusheho kugenda neza. Kuri kamera turi kumwe na Cedric, bamwe bamaze kumenya ngo nka ni Diamond w'i Rwanda. ntago wibeshye ngo ni Diamond wahe w'i Rwanda. Diamond w'u Rwanda kuko aza ati Rwanda rwose, utagira ngo ni n'agace. Rwanda rwose wezombi. biteze ni sawa kabisa, ni umeze sawa neza. fusheri. turatangira gute bavana? Banza utwibwire, uri muntu ki, abantu batakuzi ushaka kubibwira, zombi ni muntu ki? Njyewe nk'uko mubizi n'ibisanzwe, ni Diamond w'i Rwanda wigarukiye hano ku Cyambu TV kabisa, musanzwe munzi nubwo bitari cyane, ariko muranzi uko mbizi ko nuko mbitekereza.
niba munzi muranzi nubwo mutari benshi cyane ariko muranzi, reka karitsiye ya Kabeza nk'uko bahababwiraga, hari salo imeze neza ikora ibintu byose, imisatsi, inzara, mekapu ndetse n'ibindi byose, no gusuka barasuka kandi basuka neza, irimo aba ni abantu beza, abakozi ni abantu beza. b'abahanga bafite umuco, ikinyabupfura ndetse n'ubwitonzi. Narabakunze, kimwe mu bintu byatumye mbakunda ni ahantu sinzi ukuntu nahavuga, ni saro ukimara kuyigeramo uburyo bakwakiramo bwonyine cyane rwose. niwe niyogoshishiriza ari umukwateri. Nanjye uyu mucongo mureba uyu nguyu, ewa iyi ngiyi ni inyenyeri ya Tanzania kabisa, ni Diamond wa nyawe uba wigendera. Reka dusabe kameramani aturebesherezeho neza, uyu hindura umusatsi. uyu kiroso baragiconga bagashyiramo amavuta, iki kiroso buracyatukuraga muri Aneti Salon cyari kirimo n'uruhara. muri Aneti Salon uko byagenda. Uranyubuka ahangaha mfite uruhara hano? Ndabyibuka. Reba neza niba hari urwo ubona. Hari urwo ukibona? Ntabwo byaba. Wageze muri Aneti Salon bagukoraho rikaka, umusatsi barawumeza utari usanga umera, bafite amavitamine n'amavuta meza agarura umusatsi n'ubwanwa kandi mu gihe gitoya cyane. Mubagane babakorere kabisa, mugire furusheri n'iza Diamond w'i Rwanda, Platinum we zombe how do. Ikintu nakundiye muri Aneti Salon usibye no gusokoza, bafite uburyo bakora makeup. Hari umusore uhari ukora inzara, bamwita Hakim. nuwo Hakim, umwana w'umuhungu ufite furusheri kabisa, ufite furusheri za danje kuri inzara bye. Narabashimye cyane. Nta tabi, nta biyobyabwenge, nta bisindisha, mbese ni abantu rwose bafite umuco, bakora ibyo bazi. Narabakunze cyane. nawe uzasabe akazi ugiye gukorerayo. Byagorana Diamond, byagorana gukorera ahantu baguca imicongo rwose, wasanga uri kugaragaza ishusho. Uratangira utwibwira kugira ngo abantu batakuzi barusheho gukunda. Nk'uko nabivuze, ni Diamond y'u Rwanda nk'ibisanzwe. Hari n'abanzi ku izina rya Open Boy Nyinya OG aka Idro EE. Ayo ni amazina yanjye nkoresha mu muziki. Nk'uko akazina kanjye k'itiriro, karitsiye cyangwa u Rwanda rwose, ni Diamond y'u Rwanda, bitewe n'uko nababwiye ko mukunda cyane. Ni umugabo w'icyitegererezo, ndeba nkumva ni uw'inzozi zanjye. Diamond w'i Rwanda aracyari umusore. Diamond w'i Rwanda ni umuntu nyine utamuzi, ni iki wamwibwira gute? Ntabwo urageza aho nshaka. Diamond y'u Rwanda ni umusore uciye bugufi, uri aho usa nk'aho asanzwe, mu mico n'imyitwarire arasanzwe, ariko mu bikorwa n'ibigwi byo namwe muramuzi. Niba mvuga ko umwe aba ari umutanzaniya undi ari umunyarwanda, ubwo urumva ni Diamond Platinum, kandi izina afite murarizi mwese. Ubwo nanjye yongeye izina aha rero, nawe fata wa wundi wa Tanzania umuhinduremo njyewe, kuko ndemera ngiye nkagura n'ibintu bya pirate kubye, ariko nkasanisha ishusho n'iyi. Uremera ugashaka ibijya gusa n'ibye kugira ngo bise gusa, uri umuhanzi uririmba iyihe njyana? Ndirimba indirimbo zijyanye n'injyana ya R&B, ariko bibaye ngombwa na hip hop ndayandika nkayiririmba bikaba byagenda neza. Uri n'umwanditsi? Ndaririmba kandi nkiyandikira. Umaze igihe kingana iki utangiye umwuga cyangwa se umurimo w'ubuhanzi? Umuziki ni umuziki natangiye 2020, ubwo natangire ku ndirimbo navuga ngo ni nka true story y'ubuzima bwanjye n'umuntu twari kumwe. Buriya nta mirindi y'imbeba kandi nta n'induru ivugira ubusa. Mbere y'uko dukomeza n'ibindi bibazo, kuko abakunzi b'Icyambu TV baravuze bati yaragiye ariko agenda atatwibwiye, kandi bari na ngombwa ko tugenda tumenya abantu bagiye batandukanye. Diamond tujye twongeraho ngo w'i Rwanda kugira ngo batabyitiranya. Diamond w'i Rwanda kabisa. Utubwiye ko umaze imyaka ingahe?
navuga ko ari imyaka 5 mu muziki gusa, kujya ahantu hagaragara nk'uko mbishaka, kugira ngo abantu bose baba bakimbaza ati ese uri umuhanzi, uri iki, ukora iki, bitaragera kuri buri muntu wese rusange ngo amenye ko ndi umuhanzi, byaragoranye. Ni inzira ikomeye cyane ku bantu babikora, nkanjye barabizi. Natangiye 2020 kugeza 2025 ndacyabikora kandi mbikunze, ariko ntaho biragera ku rwego rushimishije. none se nibura muri izo ndirimbo uraza kudufasha, hari indirimbo wari utubwiye isa nkaho igaruka ku buzima bwawe, biraza guhita N'umukunzi binanjyanisha wanjye, ni ni ubuzima bwanjye n'umukunzi wanjye nigeze gukundaho rimwe. buriya nubwo waba icyamamare gute, niyo waba umusinzi, niyo waba umusazi, ugomba gukunda. ubwo turahita tunaganisha muri ya gahunda yo kurushaho kugenda tukumenya. Diamond afite umukunzi? Diamond Platnumz cyangwa se Diamond w'i Rwanda, ubu tuvugana navuga ko ndi single. Ubu ndi kwiyitaho, niyo mpamvu mubona nsa gutya kabisa, ku cyangwe, ku jampa kabisa nziza, yore kabisa muri Annette Salon, reba ibintu baba bakoze. Ni akagaruka ugaruke, nta mukunzi mfite. Diamond w'i Rwanda cyangwa se afite amazina menshi sinde buze no kugenda hari na nibuka. Open Boy Nyinya Oji aka Hydro EE. Oya, ntacyo ndagumana Nyinya Oji. Nyinya Oji Nibyo ubashije. Wayasubiyemo yose utekoze kuvuga ibintu byinshi. Nyinya Oji Nyinya Oji afite n'inyinya, ariko bakunda ujyana ntandebereye inyinya ni Oji koko. Uzi ko ishobora kuba iri hasi no hejuru? Ni hasi no hejuru kabisa. Ushatse no kureba ibihangano byanjye ukajya kuri channel yanjye ya YouTube, ni Open Boy Nyinya Oji aka Hydro EE nkuko nabibabwiye. Yego, ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Nyinya Oji muratwihanganira. Nyinya Oji uyu munota akunda kurya? Ndi umuntu ukunda kwirira ibintu bisanzwe, ibyo ari byo byose. Navuga ko nta bintu nakunda cyane, ikintu numva ntarya ahubwo aricyo navuga, ibindi byose ndabirya, ariko ikintu ntarya ni akawunga. Niki uzi guteka kurenza ibindi? Ni igitoki. Niki cyakubabaje uyu munsi none ukibuka? Umukobwa twakundanye imyaka 6, akora buri kimwe cyose, nkamujyana hakurya nkamugarura, yarangiza akantakira. Niki cyagushimishije uyu munsi none ukibuka? Kuba ntamufite nkaba ndi single, buri muntu wese nshaka mubona kandi nkamubonera igihe, ntawe nkandikandagira mvuga ngo arangwa gitumo, nta muntu mbangamiye, ntawe numbangamiye mu nzozi. Diamond iyo wariye neza uba wariye? Ni igihe nariye ifiriti, inyama. Inyama sinzi ukunda cyane, ariko n'ifi buriya si inyama. Yego, igihe nariye ifi nkarya agafiriti n'amakaroni, ariko nkarenzaho igikoma. Muri ibyo byose wananyuma n'ibindi, ariko kanyima igikoma. Muri teremusi nikijya kibura. Diamond iyo wambaye neza uba wambaye gute? Nambara imyenda, nambara ibintu bisa, kandi nkambara ibintu numva ko ikintu cyose gifite deshire nambara. Nkambara inkweto nini, ikintu kiranshimisha. Aho ngaho uvuga ko wambaye neza? Mba nambaye neza ku buryo n'umuntu nawe naravugishije akambenga, cyangwa umukobwa wansuzuguye, mba numva ko nanjye nshatse namusuzugura. Niki wicuza utakoze wagomba kuba warakoze mu gihe cyawe cy'ubuzima? Ibyo ntaho birajya, ubuzima ndacyabufite nubwo ntazi igihe buzarangirira. Ndumva kuri iyi shuro nta kintu nicuza. Ikintu nicuza ni uko hari ahantu bigeze kuntumira ngo njye gupafominga, bakampa amafaranga nkayanga ngo ni makeya, nyuma nkagirayo ubuntu. Nicyo kintu nicuza, bampaye amafaranga ndayanga, birangira ngiriyeyo ubuntu. Mu myaka yawe 15, uyu munsi wa none uramutse ugiye gusura Diamond w'i Rwanda wo mu myaka 15, nihe nama wamugira? Diamond w'i Rwanda? Ubwo ninjye waba wisuye? Yego, hari Diamond wa nonaha umaze kuva hagera nawe, ariko hari Diamond wa kiriya gihe wa kera. Yego, kiriya gihe nubwo nari naba Diamond. Ibyo byariya yari amazina ya ba Cedric n'abande,
ya mazina ari aho yari amazina atarageraho nakwitwa ntacyo Diamond Diamond. ntasure Cedric. Diamond buriya ryaje mu gihe ntangiye gufata kubona Diamond original. Yego buriya navuga ko ndi nka Diamond nomero ya kabiri. yego Diamond nimero ya kabiri najye kudusurira Cedric wo mu myaka 15. Nihe nama yamugira? Urebye ibintu byose biba bifite impamvu kandi bifite n'igihe cyacyo. Igihe cyose kiba gifite igisobanuro cyacyo. Nk'ubu iyo nibutse mu myaka 15 ishize nkareba n'ukuntu meze ubu ngubu cyangwa kuri iyi myaka ndimo ubu ngubu, mba mbona aribwo mbayeho neza kuko mbasha kwiyitaho njyewe ubwanjye. nkaba najya n'umuntu niyitaho ku giti cyanjye nkamenya ngo uyu muntu abayeho kubera njyewe, uyu muntu arasa gutya kubera njyewe, hari n'abantu basa neza kubera njyewe by the way. Diamond akunda uwe mukino mu mikino izwi idufasha nk'imyidagaduro? Ubundi mu bintu bijyanye n'umuziki sinkunda umupira, nkunda umuziki. Umuziki umaze kuwusobanukirwa neza neza, ahantu uvuga ati umuziki ndawuzi, hashize nk'igihe kingana iki? So guhera ku myaka, mfite imyaka 15 nigeze nigaga mu wa kangahe, kera rero twigaga binagoranye, nubwo nari uwa kera cyane ariko byari bigoye. ndabyibuka mfite imyaka 15 nigaga mu mwaka wa gatandatu primaire, mu wa gatandatu. nigeze gutangira gukunda kuririmba, ndabikunda cyane bigeza naho bikora, ntangira kwandika indirimbo ariko zirimo amagambo nyine adafite ibyerekezo, nandika ibintu binjemo gusa, nta story nari mfite, nta buzima nari nkiba mu rugo, nta kibazo mfite, mburara nkabwira viye kubona mburaye kandi ugomba kumenya ko nariye, urabona ko kuri kuba umubyeyi iki kandi ubona naburaye. agakora iyo bwabaga bwose kugira ngo umuhungu we arye, ejo bundi azaba ari Diamond mubona ubu ngubu. Yego. Muri iyo myaka umaze mu muziki, ninde muntu ufataho nk'icyitegererezo umuziki wawe? Ni Diamond. Ni Diamond. Tumaze kugenda tubona aho umuziki ugenda uva n'aho uri kugana, bamwe bakavuga ngo umuziki wa kera ngo niwo wari uryoshye kurenza uw'ubu. Ikijyanye n'umuziki nkurikije nk'umuntu umaze kugira experience mu muziki, wowe ubibona gute? Buriya ingoma zose zibyinwa uko zavugijwe. hari umuntu wakwicara wamubaza ati ese urebye umuziki wa kera n'ubu ngubu ubona uryoshye ari uwuhe? Bitewe n'igihe umuntu amaze cyangwa imyaka arimo, ashaka kukubwira ko umuziki wa kera ariwo wari uryoshye, ariko ku giti cyanjye numva ko umuziki w'ubu ngubu ari uryoshye kuko ari nawo nzi. niwo nzi kuko niba igihe nanjye nashatse kuruhuka nikubitiramo Diamond wanjye original kuri njyewe number 1, ibintu nkumva ni salama. naba mfite stress nkashyiramo Diamond original nkumva ibintu ni salama. kandi ndatekereza ko ku ndirimbo za kera Diamond atari ahari, sinari nabasha no kumwumva. Yego. ariko uyu munsi wa none urabasha kumwumva? agikora indirimbo mbere y'uko ijya hanze arabanza akambwira ati muhungu wanjye uri ready kumva track? ati ndahari. arabizi aho banzo wikinnye nibwo ari uguferana. Diamond ufite nimero ye? ntabwo mfite nomero ye, buri umusitari nkuriya ntabwo ari muhurira muvuganira? ni urubuga rw'ibanga rw'abasitari, ntabwo ari ngombwa. cyangwa mujya muhura muri resitora? abasitari baramenya. cyangwa mujya muhura muri resitora? inde nande? wowe na Diamond? nanjye murebera kure, turavugana ariko buriya kumureba ni ibintu bikomeye. menye ngo twahure muri resitora byasaba ko dusangira, kandi gusangira nawe ntabwo ndajya kuri urwo rwego. Mu banyarwanda usibye Diamond, tugaruke mu Rwanda, ninde munyarwanda ubona ufite umuziki navuga ngo uri ku kigero nawe wifuza kuba wageraho mu Rwanda? singiye gufana kuko buriya ngewe meze nk'umukobwa ukunda umuhungu umwe cyangwa umugabo umwe, ufite umuntu akunda atigera akunda undi muntu. mu buzima nkunda Diamond, mu gufana mfana Diamond. ni ukuvuga ngo tugeze mu Rwanda rwacu, undi muntu mbona igihe Diamond yaba atakiriho ushobora kuba nafana ni Bruce Melody. ubwo ndahita njyanisha hagati y'abantu bakunda gusanisha hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben.
ubona hagati yabo ninde muntu waba ukomeye kuri wowe? ku bwanjye ni Bruce Melody. Bruce Melody ubona Mm. ariko mba mbona afite ukuntu ari umuntu ukunda akazi ke, ugakora nk'aho ariko kazi ke, nta kindi kintu abivanga. Ni umuntu ukora ibintu nawe ukabona kabisa ibintu arimo abirimo neza n'amaguru yombi. ubona ari iki dukeneye mu Rwanda kugira ngo tugire umuziki wabasha kuba kugera kure. kugera kure? Bo biragaragara ko hari aho urimo kugenda ugana, ariko wowe ubona ari iki cyashyirwamo imbaraga kugira ngo umuziki nyarwanda ubashe kugera kure hashoboka? Umuziki urebye buriya ni akazi nk'akandi. Umuziki umuntu iyo yawukoze neza, akandika ibintu bizima, agakora ibintu bizima, umuziki ni umushinga cyangwa se umwuga cyangwa impano ishobora kugutunga ubuzima bwawe bwose, ikagutungira n'umuryango. Icyo navuga rero ku bantu bagifata umuziki nk'ibintu by'imyidagaduro cyangwa kwishimisha, nababwira ko bagomba guhinduka bakumva ko umuziki ari ikintu ugomba gufata nk'akazi ka buri munsi. Kuri wowe ukora, ugomba gufasha umuntu wese wifuza kugana inzira nk'iyo waganye, kugira ngo dukore dusharingane, dukore ibintu bive mu Rwanda rwacu bigere n'imahanga. Tugenda tubona ko abahanzi bamwe na bamwe b'abasitari batangira ubona ibintu bigenda neza, nyuma gato hari abo tugenda tubona bagarutsweho no kwijandika mu biyobyabwenge. Twagiye tubona abahanzi benshi bagiye batandukanye, nta n'umwe ndi buze kugenda mvuga ngo umwe cyangwa ku wundi. Ubona ari iki gituma abahanzi bamwe na bamwe bijandika mu biyobyabwenge? Ubundi ibiyobyabwenge bavuga ko ari ibintu byinshi. Ibiyobyabwenge buri umuntu wese afata igikoresho cye, kandi umuntu wese agira igikoresho cye. Yego. Buriya stage ni ikintu kigoye cyane. Ku ruhare rwanjye nanjye ubwanjye, urangiye nko gupafominga, ndatekereza ko ari njye muntu ushobora kuba naba umuhanzi cyangwa umusitari udakoresha ibikoresho biyayura ubwenge cyangwa biyaza ubwenge, icyo twita ibiyobyabwenge. Ariko abantu benshi babikora mu kugira ngo bibavane mu isoni, bakore ibintu bibarimo nta kintu na kimwe bijena. Niyo mpamvu bakunze kubikoresha cyane. None se ko kenshi benshi bafatwa usanga atari ukuvuga ngo yari ari muri yari yagiye gusohora yenda alubumu runaka cyangwa se konseri, ugasanga bagiye babafata nyine mu bihe bitandukanye bidafite n'aho bihuriye n'ibyo ngibyo wari umbwiye bijyanye no gupafominga. Buriya iyo urebye usanga iyo ikintu wakigize ikiryo cyangwa igikoresho, ni nk'uko umuntu wamenyereye kurya, akarya ibiryo bimeze neza, bitetse neza, ariko akaba yaramenyereye gushyiraho n'aka deseri. Ariye ibiryo byonyine, deseri ntayibone, ayifata nk'aho atariye. Yego. N'umuhanzi rero kubera ko azi ko performance yose iri buzemo ikiyobyabwenge, ni ukuvuga ngo no mu buzima busanzwe ubwonko bubyakira nk'aho ahora akeneye ikiyobyabwenge. Yego. Tukiri n'aho ngaho kandi tunihanganishe umuryango wa Masamba Intore baherutse kubura umubyeyi wabo. Masamba Intore ni umuhanzi twese tuzi. Navuga ngo mama w'intore nakomeze aruhukire mu mahoro. Nkeka ko bashobora kuba bamushyinguye kuri uyu wa kabiri nimba ntibeshye, ariko icyo navuga cyo Imana igomeze mwakire mu bayo kandi ikomeze abasigaye. Diamond w'i Rwanda, ndakumva. uraza kunyemerera muri za ndirimbo zawe uyu munsi none ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo zanditse 12 zagiye hanze, zabashe kujya muri studio n'ebyiri. Muri izo ndirimbo zagiye hanze kuri ebyiri ushobora kuba wadukubitiraho kamwe tukumva? Mfite indirimbo yitwa Icyizere, ari nayo ndirimbo iri ku mutima iza mbere y'izindi zose, kuko ni nayo ndirimbo natangiye kwandika mbere uko nandika indirimbo cyangwa njya mu bintu by'umuziki. Ari nayo yampaye gutera intambwe yo kuba numva ko mfite impano yo kuba nafata ikintu kindi ku mutima nkakigiramo sitori kandi kumvikana kuri buri muntu wese. Yego. Uraza kudufasha kugira ngo n'abantu uraza no kutubwira aho umuntu yayisanga by'umwihariko, ariko reka ubanze udushyirireho gatoya kugira ngo abantu babanze barusheho kumva, n'uzajya kuyireba kuko azayisanishe n'uwuyiboneye hano ku Cyambu TV. Murakoze.
indirimbo yitwa Icyizere nk'uko nabibabwiye ni iya Open Boy Nyinya Oji aka Idro II. Iyo ushatse kuyireba niyo channel wanyuraho ukayireba. Icyizere ni indirimbo nakoze bitewe n'ubuzima nabanyemo n'umuntu nigeze gukunda akantenguha. Indirimbo yitwa Icyizere nayiririmbiye umukobwa twigeze kujyana muri relationship, mbona umukobwa uburyo turi kumwe tubona ntibihagije, gusa kubera ari story ndende byansabye kuyandika nyine nyishyira mu makayi, mikora ari nko kugira ngo ndebe ko ibintu nakuze nkunda byavamo n'ikindi kintu gikomeye. Mbona nanditse indirimbo nyijyana muri studio, barambwira ati indirimbo yanditse neza, kabisa komerezaho. Indirimbo yitwa Icyizere, aririmba mvuga nyine story y'umukobwa waba warigeze kumwumukira. Yego ririmba rwose nta kibazo. Ndirimbe indirimbo hayayo 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 hayayo, burya mu buzima kenshi birahinduka bigakomera ukabibona bibaho koko bibaho, byambayeho ndabibona. Iyo ni inkuru y'impamo, reka mbacire ku mayange nanasimbuka. Hari ubwo kenshi cyane uzabona uwo wakunda yahindutse, ariko nibigushyikira mu buzima bwawe ntuzihebe, uzikomeze wigirire icyizere, izere wumve ko wakundwa n'undi atari we. Igirire icyizere, izere wumve ko wakundwa n'undi atari we. Umunsi nugera uzabona n'undi wo kuguhoza ayo marira. Urugendo nagenze muri ubu buzima sinshaka ko wazongera kunaniza gutya. Niba ubona nkugora uzambabarire ubyirengagize he, ndabyemeye. Igirire icyizere. Niyo kabisa ewana. Indirimbo niyo kabisa. Diamond w'i Rwanda, Nyinya Oji n'andi mazina atandukanye.